hari ubuzima nabayemwo bwo gukorera Imana, ariko nanone nubwo nakoreraga Imana still hari ibyaha nakomeje gukora muri ubwo buzima, kandi narakijijwe narabatijwe. Kubera iki nakomeje gukora ibyaha? Nuko nyuma yo gukizwa nakire Yesu naranabatijwe, ntabwo nigeze mpindura inshuti, ariko nari mbaswe n'icyaha cyo kwikinisha, mbaswe n'icyaha cy'ubusambanyi, nubwo bitare cyane, ariko kwikinisha byo byari too much, byari birenze, byari ku rugero runini. Kandi nabikoraga nkijijwe nsenga, ariko umutima uhora unciri urubanza iteka. Uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa munwara umogi, uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa musambanyi, uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa musinzi, biteye agahinda, ni igisebo ku muryango. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba isi nziza channel, tubahaye ikaze nanone. Turabakunda cyane rero, nkuko muzi kwimenyera, tubazana ibintu byiza, tubazana abatumirwa bakatuganiriza ijambo ry'Imana, baririmbyi bakaramya bagahimbaza, kandi mu by'ukuri bifite akamaro. N'ukuri bifite akamaro nubikurikirana, ukabyitaho, ugakurikirana ijambo rivugirwa hano, ukumva ubuhamya bwanyuze hano cyangwa se indirimbo, ukabikurikirana bishyizeho umutima. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uzasarura, ntabwo bizabibyusa, ntabwo bizagupfira ubusa, kuko ni isezerano dufite, wowe uzabigerageze gusa. Murakoze cyane rero. Nkuko bisanzwe nanone tubafite umutumirwa uyu munsi. Wasanga hari umuntu uri mu akabona asanzwe amuzi, cyangwa akabona bwa mbere mubonye. Reka tubahe amahirwe umuntu waba mubonye rwo bwa mbere, tumwakire abibwire. Murakoze cyane. Turabamukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibamugisha ku bakunzi ba Isi Nziza TV, Imana ibagire neza. Nitwa ARSENE ku Mana, nkaba ndi umurundi utuye mu Rwanda i Kigali, nkaba nsengera muri za Tempo Kimironko. Amen. Murakoze cyane. Mwabyumvise ko twagize no mu baturanyi n'abaturanyi bacu, kandi dukundana cyane, duhuza ibintu byinshi. Rero uyu mukozi w'Imana nkunda kumubona vuga ijambo ry'Imana ryiza, rizura, rirema, rihindura, rituma abantu babatuka. Reka tumwakire kugira ngo atuganirire. Turashaka kugira ngo utuganirire uburyo wakijijwe, ubuhamya bwawe, kuko mu by'ukuri buriya hari abantu bakora ubwiriza, ukabwiriza bagafashwa, kugira umuntu ukaba yafashwe kuri Facebook, tujya tukubona ku YouTube, mu biterane bitandukanye ujya utegura, turakubona. Ariko umuntu akagira amatsiko akavuga ati uriya muntu ni muntu kibundi, biriya bintu yabigiyemo ate, yabigiyemo avuye hehe? Rero nk'ubu yari yabibwiye amazina, reka tumwakire adutangire ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Yesu agumugisha. Amen. Murakoze cyane. Ndizera ko ubuhamya bwanjye buraza gufasha abantu benshi cyane, kubera ko nibaza ko yaba ari inshuro ya mbere ntanze ubuhamya gutya online, cyangwa se abantu bandeba ko nkuko bivuze, abantu benshi barankurikirana kuri social media zanjye, ariko ntibazi ukuntu nakijijwe, ntibazi n'ukuntu natangiye gukorera Imana. Rero abantu benshi bibaza ngo ntibishoboka ko umuntu yabaho adasambana, atanywa inzoga, atanywa itabi, cyangwa se adakora ibindi byaha bibasa urubyiruko cyangwa n'abantu muri rusange. Ariko njyewe mpagaze hano nk'ikimenyetso cyo kubabwira ko bishoboka ko umuntu yabaho adasambana, atanywa ibiyobyabwenge, atanywa itabi, adakora n'ibindi byaha bitandukanye, kuko nabibonye mu buzima bwanjye. Imana ibinkuramo kandi mbohora, uyu munsi nkaba ndi muzima, nshobora gutanga ubuhamya. Rero nkuko wabidusabye, nje navukiye mu Burundi, niho iwacu. Mvuka mu muryango w'abana 9, nkaba ngira 5. Nakuze ababyeyi banje bakijijwe, nako navutse ababyeyi banje bakijijwe. Hama nanjye nisanga ndi mu muryango w'abantu bakijijwe, dusenga nk'abandi bose, nk'abana mu rugo. Ariko by'ukuri ntabwo nari nsobanukiwe gukizwa n'iki, gusenga n'iki. Nabikora nk'umuhango kugira ngo unezereze ababyeyi babone ko umwana asenga, ariko by'ukuri sinarinzi yo biva niyo bija.
hama ndibuka ahantu twasengeraga mu Burundi ni itorero ryarimo ububyutse bwinshi cyane, ariko nyuma haza kuba ibibazo mu itorero. Itorero risa nkaho giciyemo ibice, abantu bamwe bajya ukwabo abandi ukwabo. Icyo gihe abantu benshi baraguye bava mu gakiza. Ndabyibuka nari nkiri umwana muto, ariko nabonaga histoire ukuntu zagenze. So biba ngombwa rero ko n'umwe mu bavyeyi banje nawe agwa ava mu gakiza, ariko abo tuvukana bo bakomeje basenga. Rero kugira ngo ntangire gukizwa uko byagenze nuko rimwe nitabiriye abantu bantumiye ahantu, harimo na sister wanje, grand sœur wanje mukuru, yarantumiye aramamagara ngo uzaze wumve ubuhamya cyangwa se intahe z'ibintu Imana igenda ikora mu buzima bw'urubyiruko. Antumira ahantu bari bamaze ibyumweru 2 bavuye mu ivugabutumwa ahantu mu cyaro. Noneho baradutumira ngo tuze kumva ubuhamya bw'ukuntu Imana yabanye nabo, ibyo Imana yabakoresheje. Noneho nje nitabira gusoma umuhango, ngiye kumva ukuntu byagenze. So mpageze umwe wese agenda atanga ubuhamya ahantu yagiye, ukuntu Yesu yabanye nabo, bagasengera ahantu bagakira, bakabwiriza ubutumwa bwiza mu bapfumu bo mu cyaro, bagaturira ibintu byabo by'ibirozi. Numva bya bintu biri seriye, numva ni ibintu byiza cyane. Noneho mbaza sister wanjye, namubwira nese byagenda gute ngo nanjye mbe hagati muri mwebwe. Arambwira ngo rero ikintu cya mbere no kubanza gukizwa, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hama ukabona gutangira gukora umurimo w'Imana. Rero icyo gihe nari mfite imyaka 15, ariko kuva nko ku myaka 10 nari narinjiye mu bintu byo kubyina, ibintu by'amadanse traditionnelle, kuvuza ingoma, gutamba intambo z'ikirundi. No kuvuga ngo nasaga nk'umuntu, nari umwana muto ariko mfite impano zo kubyina. Naragenda cyane, nkagenda igihugu cy'Uburundi nakigenzemo cyane ko ibyo bintu byo kubyina. So nari nsanzwe mfite ibindi bintu byanje nkora binyiziza amafaranga nkiri umwana, ariko none ibyo bintu nakoraga nkiri umwana byashoye, binshora kunywa inzoga, binshora kunywa ibiyobyabwenge, ntangira gukora ibintu bitari byiza kubera ko abantu twagendanaga nibwo buzima bari babayemo. So nanjye nisanga ndi muri ibyo bintu. Noneho nza kwibaza ukuntu rero nazakorera Imana kandi nzi ubuzima bwanjye ko budakiranutse imbere y'Imana. So baza kunyigisha rero, barambwira ati Imana izagenda iguhindura gahoro gahoro. Step ya mbere, icambere nuko wakizwa, ukizera Yesu, ukamwakira mu buzima bwawe, ukizera ko ibyaha byawe n'intege nke zawe Yesu yabyikoreye ku musaraba. Noneho ndavuga niba ari ibyo mwansengera nanjye nkizera Yesu nkamwakira. Barankoreye isengesho, ariko nibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Nyuma y'umwaka nibwo itariki 23, ubuhamya bwanjye ni burebure, itariki 23 z'ukwa 4 2006 nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Ndavuga ni reka nkore ikimenyetso cy'umubatizo, njya kubatizwa mu mazi menshi. Ndangije kubatizwa nibwo numvise ubuzima bwanjye busa nkaho buhindutse. Ndavuga ni ubu noneho mbaye undi muntu. Ntangira gukorera Imana rero. Mvuka ubwa kabiri, ntangira gukorera Imana. Nangiye gukorera Imana byamfashe kuva muri 2007 na 6 mu kwa 8 kugeza 2012. Hari urugendo rwa ngewe gakiza kanya nagasize mu amafazi. Hari fazi ya mbere nakoze y'agakiza ni ya kabiri. So kuva 2007 rero na 6 mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwa 12 kwa 2012 hari ubuzima nabayemwo bwo gukorera Imana, ariko nanone nubwo nakoreraga Imana still hari ibyaha nakomeje gukora muri ubwo buzima. Kandi narakijijwe, narabatijwe. Kubera iki nakomeje gukora ibyaha? Nuko nyuma yo gukizwa nakire Yesu, naranabatijwe, ntabwo nigeze mpindura inshuti. Nakunda gusenga, nkakunda gukora ivugabutumwa, ariko kubera ko ibintu byo kubyina nabagamwo, nakunda no gusohoka cyane, tujya hanze y'igihugu, tujya mu bihugu bitandukanye. Ugasanga abantu turi kumwe still biracari ikibazo ko nahinduka ngo mbe umuntu muzima. So nkunda Imana, ariko nanone nkayibangikanya n'ibintu by'isi. Noneho mu kwezi muri 2012 nibwo haje abakozi b'Imana
nayo ndi Burundi, haza umukozi w'Imana uvuye hano mu Rwanda n'undi wari uvuye muri Congo, baza noneho bigisha ijambo ry'Imana rivuga ku gukiranuka kw'Imana. Noneho bigisha iryo jambo, nza gusanga by'ukuri nubwo nakoze imirimo y'Imana, nubwo nasenze, nubwo nabwirije, ariko nsanga by'ukuri ntabwo nigeze ngendera mu gukiranuka kw'Imana. Narakire Yesu nibyo, ariko hari ubuzima ntigeze mbamwo, kandi Imana yifuza ko umuntu wese wayimenya agomba kubamo. So hagati aho rero inzoga zo nari narazebye burundu, ariko nari mbaswe n'icyaha cyo kwikinisha, mbaswe n'icyaha cy'ubusambanyi, nubwo bitare cyane, ariko kwikinisha byo byari too much, byari birenze, byari ku rugero runini. Kandi nabikoraga nkijijwe nsenga, ariko umutima uhora unciri urubanza iteka. So bigeze rero mu kwa 12 nibwo nongeye kuvana Imana, nubwo maze imyaka yegera kuri 5 nkukorera mbwiriza ubutumwa bwiza, ariko nanje mu mutima wanje hari ibintu bitameze neza, hari ibintu bitagukiranuke biri mu buzima bwanje. Rero kubw'ijambo numvise ry'abakozi b'Imana, ndashaka ubuzima bwanje ubuhindura, ndashaka kumpa ubuzima busha, ubuzima bwo gukunda, noneho inyota mfite yo kugukorera ibe ari inyota yo ifite icyerekezo kizima. So nibwo nasenye iryo sengesho, abakozi b'Imana baransengera, bansengeye numva ndabohotse. Maze kubohoka rero ndavuga ni nari narabatijwe, mbatizwa mu mazi menshi, ariko nubwo nabatijwe ntago nari mbisobanukiwe neza ibintu nakoze, kuko byasaga nk'ari ibintu bije byihuse, ntatekereje, ntamenye ngo nagiye mu biki. Noneho nza kuganiza umukozi w'Imana, ambwira ati ngiye by'ukuri nari narakijijwe, ariko numvishe mu mutima wanjye ko nubwo nakijijwe ubuzima bwanjye ntago bwigeze buhinduka. Rero uko numva nakiri ubuzima bushasha, byasohoka ko mwasubira kumbatiza nubwo nari narabatijwe mu mazi menshi, kuko ndumva nshaka gutangira urundi rugendo, ndumva ndashaka gutangira ubundi buzima hamwe n'Imana. Noneho ko bwo namaze gusobanukirwa icyo Imana yatugize, icyo Kristo yadukoreye, icyo turi cyo mu Mana, ubu nibwo numva mbisobanukiwe. Se byakunda ko nsubira gutangira urundi rugendo rushasha nanone mukongera mukambatiza? So umupasiteri ndabimuganiza, arambwira ngo niba by'ukuri wumva ubishaka, twege ntago twareka kukubatiza nubwo wari warabatijwe mbere mu mazi menshi. Ndavuga ati ngiye numva mbishaka kugira ngo numve koko by'ukuri ko natangiye ubuzima bw'Imana n'urugendo rwo kugendana n'Imana neza, mbirimo neza. So mu kwa 12 rero muri 2012 kuri Noheli nongeye kubatizwa mu mazi menshi mu nshuro ya kabiri. Icyo gihe rero niyo navuze ngo natangiye faze ya kabiri y'urugendo rwanjye n'Imana. Kugeza rero n'uyu munsi ubuzima bwanjye bwarahindutse, mitangira ishaka ryo gukunda Imana, ngira ishaka noneho ryagutse ryo gusenga, ngira ishaka ryagutse ryo gukora umurimo w'Imana. Nibwo natanguye rero kuvuga ngo ubu ndumva ubuzima bwanjye ari ubuzima bukunze Imana, kandi ari ubuzima buri hafi n'Imana. So natangiye rero ko kugeza uyu munsi rero hari ibyaha byari byaraboshe ubuzima bwanjye. Niba ashobora kuba amaze imyaka 15 ntanywa inzoga, ntanywa itabi, sinumva rero umuntu avuga ngo byaranze, kandi Imana yabinshoboje, niyo yashoboza n'undi muntu wese uyu munsi avuga ngo ngenda ndabashwe n'inzoga, ndabashwe n'ubuyobyabwenge, ndabashwe n'ubusambanyi, ndabashwe no kwikinisha n'ibindi byaha bitandukanye. Iyo Mana yabikoze ku buzima bwanjye, iyo Mana yankuye aho hantu, niyo nizera ko yabasha gukura undi muntu wese mu gihe yemereye, mu gihe yeremeye. Kuko ndibuka rimwe Imana yigeze kunganiriza ndi mu buzima bwo gusenga, ariko nanone nifadikanje n'ibyaha. Imana irambwira ngo ntago njya mfata umuntu ku ngufu, umuntu yewe ubwe yemeye ndaza nkamusanga, ariko utamwemereye Imana ntago ije gufata ngo ngwino ku ngufu. Oya, ugomba gutera iyo ntambwe ukayibwira ngo Mana ndi umunyabyaha, dore ibyaha byanjye ngibi, ngwino umfashe, ngwino ntabare. Urumva, ugafata uwo mwanzuro, Imana iraza ikagusanga kandi ikagukura muri ubwo buzima. Yego. Uturingira amasiko, sinzi niba wabivuzeho, ariko ubundi warashatse cyangwa cyari celibateri? Murakoze cyane, ndacyari umusore, sindashaka.
yego ni ukuvuga ngo ubwo buzima bubamo ukifata muri urwo rwego bingana gutyo uri na selibateri nta utarashaka cyane rwose ndi umusore kandi ukunda Imana umubiri wanjye ni muzima ariko ibyaha Imana yarabinkuyemo kandi yarabikoze rwose. none se ndabona gufata icyemezo cyo kujya muri uru rugendo ukarugumamo ntucike intege ngo usubire inyuma cyangwa se ngo ubivemo cyangwa se ngo rimwe wumva wabivamo ni icyemezo gikomeye mu by'ukuri kuba warafashe icyemezo iyo myaka 15 tubwiye noneho muri faze ya kabiri kandi tuvugaho cyane ubona iki kintu cyagufasha cyane kuko hari abantu benshi baba bafite ibyo bibazo akumva kunza Imana ukumva ashaka kuba imbere y'Imana urashaka kuba umukristo mwiza ufite iryo shaka pe ariko ukisanga byakunaniye byo gukigwa mu bintu kandi ejo ukunyuka bigwamo nejo ukunyuka bigwamo ariko mu by'ukuri atari kuvuga ngo ubushake bwawe ni irihe banga waba ubona wakoresheje cyangwa ari iki kintu cyagufashije kugira ngo ubihagararemo neza. Murakoze cyane ndaza kuvuga nk'ibintu nka bine byamfashije cyane uko navuze muri faze ya mbere ikintu cyatumye ubuzima bwanjye budakiranukira Imana kuko muri ibi bihe abantu bagenda bigisha inyigisho zitandukanye hari abavuga ngo iyo ufite Kristo ngo ufite gukiranuka kw'Imana ubundi ngo wakikorera ibyango ntacyo bitwaye ariko ibyo ntago ari ibyo. Kristo aduha ubuzima ubwo buzima twakire muri Kristo bwo gukiranuka bugaragara no mu bikorwa mu byo dukora mu byo tuvuga ubuzima bwacu busanzwe bugomba kugaragaza by'ukuri ko twakira ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ntabwo wavuga rero ngo ufise gukiranuka kw'Imana uri umusambanyi uri umwibyobyabyenge ukora ibyaha bitandukanye ngo ufite gukiranuka kw'Imana ntabwo bibaho. Rero cyatumye ubugambere na mbere ntabasha gukiranukira Imana nari mfite inshuti mbi nk'urubyiruko nari mfite inshuti mbi abantu twagendanaga abantu twabyinanaga abenshi ntabwo bari bakijijwe rero bikaza kungora kugira ngo nanjye nkomeze urugendo rw'agakiza. Rero muri faze ya kabiri ikintu cyamfashije kugira ngo kugeza uyu munsi mbashe kuba nabasha guhagarara neza n'imbere y'Imana ntafise ijwi rinyagiriza mu mutima ibyaha. Ikintu cya mbere nafashe umwanya uhagije wo gusenga narasenze n'uyu munsi ndacyasenga mfise ibihe byanjye byo gusenga ku giti cyanjye atari bya rusange ibyo mu rusengero cyangwa mu biterane mfite ibihe byanjye byo gusenga. Icya kabiri fata umwanya uhagije wo kwiga ijambo ry'Imana kubera ko n'umuhamagaro mfite nararebye ngo nintiga ijambo ry'Imana ntago namenya nicyo nsangiza abandi niyo mpamvu nafashe n'umwanzuro njya kwiga no mu ishuri rya Bibiliya kugira ngo niyongereze ubumenyi. Ni ukuvuga ngo nasenze cyane mfata umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya no kuri meditaho. Icya gatatu mfata umwanya wo kuramya Imana. Iyo umuntu aramya Imana mu kuri no mu mwuka Imana imuha imbaraga Imana iramukomeza Imana iramusanga ikamuganiriza. Icya kane rero nahinduye inshuti burundu. Hari inshuti nari mfite mbere zitari zikijijwe twakoranaga ibintu byo kubyina n'ibiki ndavuga ni izi inshuti rero ntago nakomeza kubana nazo kuko ziranshuka zikamvana mu byizerwa ndazihindura. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane ku urubyiruko rukijijwe abenshi. Nejo bundi nandi kuganira n'umwana ndamubwira niba ushaka guhagarara neza muri uru rugendo bigusaba ikiguzi cyo guhindura inshuti. Hari inshuti uba ufite nyinshi ukavuga izi sinazireka ariko inshuti zose zitakuganisha gukunda Imana no gukiranukira Imana ntabwo zikwiriye mu buzima bwawe. Rero narazihinduye fata ubucemezo cyo guhindura ikintu cyitwa inshuti yose idakijijwe mpura nazo ngiye kuzibwiriza ubutumwa bwiza byarangiriraho nkaba nciyeho nkigendera kuko nzi ko uko ugendana n'abantu babi bashobora kuguhindura ukaba mubi mu gihe utabaye maso. So nibyo bintu bine byabashije kumfasha kugira ngo mbashe gukomeza runo rugendo kugeza iyi saha. Murakoze cyane. Hanyuma ikindi kibazo mpise ngira mu by'ukuri hari abantu baba bibereye muri ibyo bintu by'uvuga ari ubwo busambanyi ari ukwinywera inzoga ibintu byose twita ibyo ngibyo turimo kwita ibyaha cyangwa se turimo kuvuga by'abantu badakijijwe bakaba bibamo ariko we akaba yumva atuje nta kibazo atabuze amahoro agakora bikagenda ibintu byose bikamugendekera neza kandi ibyo bintu abikora. Mu by'ukuri wavuga ngo umuntu afite igihombo cyangwa wavuga ngo ibintu byose biramugendekera neza afite akazi keza arahembwa neza ibintu byose nta kibazo gihari kandi n'ibyo byaha arabikora
uwo muntu urumva wavuga ngo ari mu kihe gihombo mu by'ukuri? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cy'ingenzi kubera ko hari ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo bimaze iki kubona ibintu byose byo mu isi ngo wazarangiza ukabura ubugingo bw'iteka. Rero ushobora kuba uri mu isi uguwe neza pe, ujya ruswa, ukubaka amazu, urasambana, ukagura imodoka nziza, mbese ukora ibyaha bikakuzanira inyungu zo muri iyi si, ukumva ni amahoro. Ariko nagira ngo ubwire ngo igihombo ufite nuko hari ubuzima bw'iteka Imana yategekanije kubera n'abakiranutsi. Nyuma y'ubu buzima tuba hano ku isi hari ubundi buzima budutegereje. Ubwo buzima rero nibwo wari ukagombye kwitaho cyane, kuko ubwaha ku isi ni buto. Nunatinda ntuzarenza imyaka 120 cyangwa 150. So iyi si tuzayivaho kandi ibyo twashatse byose tuzabisiga hano. Rero ni byiza ko duhanga amaso aho Imana yifuza ko tuzaba iteka ryose. Rero igihombo cya mbere Bibiliya iravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Sinzi niba ari Ikinyarwanda, ariko muri Bibiliya icyundi bavuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Igihembo cy'ibyaha n'urupfu. Murimo kudukurikirana wibuke ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Uko byagenda kose waramba ntuzarenza imyaka 150 nkuko ARSENE bitubwiye. Nuvuga ngo uko byagenda kose tuzageza igihe y'isi tuyivemo. Rero ikintu cy'ingenzi kandi gifite akamaro ni ugutegura ubuzima tuzabamo hanyuma y'ubu ngubu turimo hano ku isi. ARSENE Yesu agumugisha cyane. Hari umuntu ushaka kureba none ahangaha nawe ari umusore, yaragerageje ko yajya mbese akareba wenda ushaka kureba kuvuga uti bari abantu barakijijwe, ariko se ko mbona nuko abakijijwe ntacyo bimaze, ko mbona se mbaruta, cyangwa se akica akavuga ati se buriya buzima nabwinjiramo gute koko. Akeneye kuba mbese yaba nk'ubwo buzima bwo kuba ari umusore muto nkawe kandi w'umusirimu kandi usobanutse no mu mutwe, ariko akaba no mu by'agakiza. Akumva ashaka kubyinjira ariko ntafite uburyo bwo kubyinjira, ntagaze uburyo yabyinjiramo n'uburyo yabibamo. Uwo muntu wamubwira iki? Ikintu nabwira umusore mugenzi wanjye, icyambere twebwe turi kuri agenda y'Imana. Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cy'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku rubyiruko. So agenda y'Imana irakomeye cyane. Igihe rero twafata umwanya wo kwitekerezaho wamenya ko wacerewe, waratinze cyane, ariko uracyafite amahirwe kuba uri kurankurikira muri kano kanya, kubera ko Imana irifuza kugukoresha wowe nk'urubyiruko. Ahantu hose uri kurankurikirana Imana yifuza kugukoresha, atari mu kubwiriza gusa, yifuza gukoresha mu kazi, mu mpano ufite, mu bwenge yaguhaye, muri talent Imana yaguhaye. Imana irifuza kugukoresha aho nyene, muri ibyo nyene ushoboye gukora, kandi bigahesha umugisha abantu benshi. Rero ikintu nakubwira cyakugira umumaro muri uyu mwanya, niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nico kintu cya mbere ugomba guheraho. Ukizera Yesu mu mutima wawe, ukamwakira akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi ibyo biroroshye, kuko Bibiliya iratubwira ngo niwatuza akanwa kawe ukizera ko Yesu ari umwami, ukizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzabona agakiza. Agakiza rero karagutegereje kugira ngo kabashe kukwinjiza aho Imana yaguteguriye. Icya kabiri, niba wifuza kubaho mu buzima bwo gukiranukira Imana no gukorera Imana neza, ugomba guhindura inshuti. Nutahindura inshuti, ubwiza ukuri, bizakugora. Uzakomeza kuba muri ubwo buzima bw'ibyaha, uzakomeza kuba mu buzima bukuremereye kandi udashobora kwivanamo. Ugomba guhindura inshuti. Hari abasore bakunda Imana by'ukuri neza, bahagaze neza mu gakiza, barahari. Ushobora no gusaba contact hano ku Isi Nziza TV, dushobora kugufasha, bashobora kugufasha ugakura mu gakiza, ugakomera, kandi ubuzima bwawe bukagira icyerekezo. Nkuko yabivuze, natwe turabasore, dukunda Imana kandi turabasirimu, twarize n'ubu turaciga, ariko dukunda Imana kandi ntabwo twigeze tubona igihombo na kimwe mu gusenga, mu gukunda Imana. Ahubwo ni umunezero, ni ibyishimo, ni amahoro. Ugenda abantu baguha agaciro, abantu bakuba. Uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa munywa rumogi, uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa musambanye, uzi kunyura ahantu bakavuga ngo dore wa musinzi. Biteye agahinda, ni igisebo ku muryango. Rero Imana irifuza ko kuguhindurira izina ukaba umuntu w'agaciro, kandi birashoboka cyane. Nukuri ibintu yose navuze birakora.
birakora. Niba utekereje ikintu ukumva urashaka kugikora, ukumva ufite uwo mwete muri wowe cyangwa se ufite iryo shyaka muri wowe, bigusaba gufata icyemezo. Ugafata icyemezo ugahindura ubuzima, ugafata icyemezo ugategeka umubiri wawe, ugafata icyemezo ukavuga uti ikintu ngiye kugikora. Hanyuma wamara gufata icyemezo ukongeraho umubiri ukawutegeka, umuntu ntugutegeke. Hanyuma ukiga ijambo ry'Imana. Unukuri utubwira ijambo ryiza. Yesu aguha umugisha cyane. Hari umuntu ushaka kurimo kureba nonaha akavuga ati icyamugura na ARSENE wenda yamfasha mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'agakiza, yakubona gute cyangwa yakubona hehe? Murakoze cyane. Umuntu nkeneye njyewe kabisa ndahari ko ubuzima bwanjye kenshi mba ni mu murimo w'Imana. Iyo umuntu adukeneye rero sinzi baraza kubafasha, wenda baza kubashira contact zacu. Ariko nanone mushobora kwandikira umuyobozi w'Isinziza TV, afise contact zacu nawe ashobora kuzibagezaho. Ariko nanone mushobora no kutwandikira kuri social media yacu, kuri Facebook tuba turiho kenshi gashoboka dusangira ijambo ry'Imana. Hariho na contact zacu nawe nyene mwazibonaho kugira ngo mubashe kutwandikira, muduhamagare. Turahari kugira ngo dufashanye muri uru rugendo rw'agakiza. Amen. ARSENE umugisha cyane. Amen. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane kuba mwatwakiriye. Imana ibahe umugisha. Amen. Abakunzi bacu ba Isinziza channel cyangwa TV,